nk'uko uri kubibona kuri screen yawe rero muri aya mashusho, uyu ni Kwizigira uryamye mu bitaro. Ni Kwizigira Jean Claude, umunyamakuru ukomeye cyane, umunyamakuru umaze kubaka na banka, ntago amaze kubaka ahubwo ni igifi kinini. Afite izina rikomeye cyane mu ruganda rwa siporo mu Rwanda, mu itangazamakuru rya siporo. Uyu nguyu kandi ntago ari umuntu uwo ari we wese ubonetse muri RBA, kuko ni umuyobozi w'urubuga rw'imikino muri rusange, department y'imikino muri RBA, niwe muyobozi wayo. Uyu nguyu rero yamaze kuba akora impanuka ikomeye cyane, impanuka ibabaje, impanuka iteye ubwoba. Ngira ngo murabibona aho yiryamiye mu bitaro, nubwo ari kunyuzamo agaseka, akagaragaza ko ameze nk'ari koroherwa, ariko yarababaye cyane kuko yakoze impanuka ikomeye, avunagurika mu maguru, avunagurika amaboko. Nawe ubwe yabyitangarije ko yavunaguritse rwose mu buryo bukomeye cyane, ku buryo aharyamye ari kuribwa cyane, ari mu buribwe bukomeye cyane. Ariko nanone wenda tugashima Imana, nanone tukayiha icyubahiro cyane ko uyu mugabo atigeze apfa cyangwa se ngabe yajya muri koma yapfa. Bwo byari kuba ari ibindi twari kuba tuvuga ibindi, igihugu cyose cyari kuba cyacitse umugongo, kuko uyu ni umunyamakuru wa Danger Man, umunyamakuru ukomeye cyane, ni umunyamakuru utari w'imbera byombi niba ariko navuga, ufite ibintu byinshi ashoboye. 1, ashoboye kuyobora ibiganiro, 2, ashoboye kogeza, ni umwogezi buriya mwiza. Urumva rero ko ari ikibazo gikomeye cyane cyaba kivutse aramutse yaramuka yitabye Imana. Ariko turashima Imana cyane ko yabashije kumurinda ikamurokora, nubwo ari kubabara, nubwo ari kuribwa n'umubiri, ariko mu by'ukuri aracyari muzima. Urabona ko ahangaha yari video ari kumwe n'inshuti ze zigiye zitandukanye zamusuye, aho yarari mu bitaro. Harimo inshuti ze Lorenzo, ngira ngo murabumubona, Musangamfura Christian, nubwo yamaze kuba hagarikwa muri RBA, ndetse aherutse gutangaza ko ashobora kutazongera kuboneka cyangwa se kugaruka kuri RBA. Ariko ibyo ntibyamubujije kuza gusura inshuti ye, kuza gusura umuyobozi we wamuyoboye igihe kinini. Ntekereza ko hari na byinshi yamufashije muri kariyeri ye, bo bita Kwizigira Jean Claude Lee, niko yitwa, niko bamwita. Urabona ko harimo benshi ba Ruvuyanga, Nkurunziza Emmanuel Ruvuyanga aka retired corporal, niko akunda kwita. Uyu nguyu nawe yarari mu bamusuye. Abitwa Mugaragu David, urabona ko nawe yarahabaye rwose. Mutaramu yarahabaye, ari kureba uko bimeze. N'abandi benshi ndibuze kukubwira mu kanya. Uramubona rwose ko ntago ameze neza na gatoya, nubwo ari kunyuzamo agaseka kabirenzaho, akavuga ati byose ni ubuzima, kuba ntarapfuye byibura ndacyafite impamvu zo guseka. Urabona afite ibipfukano hose, afite ikintu cy'igisima ku kaboko, karajanjaguritse, karavunitse bikomeye. Ariko imbaraga z'abaganga nazo zirahari, zifatanije n'iz'Imana. Birashoboka ko vuba ashobora kongera agakira, akagaruka mu kazi rwose nk'uko bisanzwe. Kwizigira rero mu kanya gato yagashize, impamvu nje no kukubwira kuri iyi nkuru nuko nawe ubwe amaze kubyitangariza. Nari nanze kubivugaho amakuru yizewe ataragaragara, ataragira icyo abivugaho, cyangwa ngo n'inshuti ze zigira icyo zibivugaho. Ariko we ubwe yaje hano kuri Instagram page yiwe, yitwa Kwizigira Official. Kuri urubuga aratangaza, mugani wa Wasiri, atangaza rero iby'ubu burwayi bwe. Yagize ati impanuka ntiteguza. Ati kuwa gatatu nsoje umurimo cyangwa se mvuye ku kazi, nakoze impanuka ikomeye
nisanga mu bitaro, akaguru n'akaboko byavunitse, nubwo mbabara ariko ndashima Imana ko yandinze. Nibyo bindi nakubwiraga nti nubwo ari kubabara, nubwo ari ibipfuka umubiri wose, nubwo yambaye ibisima ahantu hose ku maboko, ku maguru, atari ko byibura ndashima Imana. Urabona niyo mpamvu ari kunyuzamo akisekera nyine akaganira n'inshuti ze, kuko byibura aracyafite kano kuka, aracyabasha guhumeka umwuka w'abazima nk'uyu turi guhumeka. Nibyo rero koko impanuka ntiteguza. Yakomeje agira ati ndashima cyane abavandimwe bose bangezeho, ntabasha kurondora mereye kubo dukorana. Yahise yandika abataginga nyine muri poste yiwe, ataginga Ruvuyanga official, ubwo ni Nkuru Nziza Emmanuel Ruvuyanga, ataginga Oga Lorenzo, ubwo ni Lorenzo Musangamfura Christian uherutse nyine kuba yahagarikwa mu mirimo ye. Hakazamo Ndacyayisaba Iberi nawe barakorana murabizi mu rubuga rw'imikino abahabaye cyane. Iyo ngiye ataginga witwa Didier Amen 14, uyu we ntago muzi. Ataginga n'uwitwa M Fred 20, ataginga witwa Fuad 13, uwo nawe ari mu bamusuye. Fuad nyirango murabizi kari n'inshuti ya RBA, ajya akunda kugerayo cyane bakafatanya rimwe na rimwe mu biganiro, uretse ko ari umubano bafitanye n'ubundi ko n'abanyamakuru ba RBA bajyayo kuri BNB nyine bagasesengura. Ba Rugaju bajya baza hariya bagasesengura, nk'uko bari ba Fuad nabo bajyayo na ba Gicumbi kuri RBA bagasesengura bakaganira. Ni ibintu bisanzwe. Ngira ngo n'uwitwa Samir Silvestre mbere yuko bamugura akajya kuri Magic FM ndetse no mu rubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda, byatangiye n'ubundi bajya bamutumira akagenda agasesengura akaganira nabo ku ngingo zigiye zitandukanye muri siporo. Birashoboka ko wenda naho bamubengukiye bumvishe afite ubwenge. Undi yashimiye ni Benjamin Gicumbi, ashimira Sami Imanishimwe, ashimira nyine David Mugaragu Mutaramu wari uri hano n'ubundi muri aya mashusho urabona ko ahari. Ashimira kandi Samuel Ineza, Papa Kylie Kiane niko yitwa kuri Instagram. Yakomeje kwizigira, yakomeje agira ati ndashimira n'abaganga ba Rwanda Military Hospital cyangwa se ibitaro bikuru bya gisirikare, ubwo biri ni Kanombe nyine birumvikana ko ari harwariye. Ati ndabashimira ko bakomeje kunyitaho mu buryo bukomeye cyane. Ati hope to get well soon. Ati ndatekereza ko nizeye ko ndibuze kumera neza vuba bidatinze rwose. Ati kunda cyane niyo hashtag yahise ashyiraho. Nibyo nkuko abyizeye ko ashobora kuza kumera neza vuba akongera akagaruka mu kazi nkuko bisanzwe. Ni ibintu natwe tumwifuriza, ni ibintu abakunzi biwe n'abakunzi ba siporo muri rusange twese tumwifuriza. Kwizigira wamfura we, gira ukire, gira ugaruke mu kazi, gira ugaruke wongere uyobore abahungu bawe mu rubuga rw'imikino, bongere bakore, bongere barekure imiriro. Turakwifuriza kugaruka mu buzima vuba, ukongera ukamera neza, ukongera ukagenda nk'uko bisanzwe, ugatambuka nk'umugabo uhamye, ukongera ukagira imbaraga, ukagarura ubuzima, amaboko yawe akongera akaba neza, akongera agakora neza cyane nk'uko bisanzwe. Ngira ngo rero iyi video ni video yazamuye amarangamutima y'abantu benshi, by'umwihariko abakunzi ba Radio Rwanda, by'umwihariko abakunzi ba Kwizigira ku giti cye, by'umwihariko n'abakunzi b'urubuga rw'imikino muri rusange. Bandika amagambo meza bamwifuriza kongera gukira, abandi bamwihanganisha, abandi bamubwira ati turagukumbuye, abandi bamubwira bati nyabuneka Imana ikorohereze ukomeze ukire. Natwe rero niko twamwifuriza twese nk'abakunzi ba OD7 Talks. Reka tumwifurize kongera gukira, kongera kugaruka mu buzima vuba, kongera kumera neza vuba, ukongera ukagaruka mu kazi
kuko turagukumbuye sana. Tukiri kuri ibi ngibi bya siporo rero, iyi nkuru ya Kwizigira n'ubundi ije mu gihe muri siporo hari kuba ibindi bintu bidasanzwe, by'umwihariko no muri RBA byabagezeho, uretse ibyo gutana mu mutwe kwa Rugaju Rigani ndetse na Lorenzo, byanaviremo Lorenzo guhagarikwa, bikaba binavugwa ko agiye kwerekeza kuri SKFM. Iyi SKFM n'ubundi iri kuvugwamo impinduka zigiye zikomeye, aho mwitwa Nepo bita Jean Paul mu bicu, umugabo ukomeye cyane umaze kwamamara mu byo kogeza, by'umwihariko imipira y'Iburayi, ngo yamaze rwose kuba yinjira muri atereka umukono ku masezerano muri RBA, by'umwihariko hagiye kwinjira muri Magic FM, akaba ariho agiye kujya akorera. Uyu rero arahita bisikana n'ubundi n'uyu nguyu Lorenzo Christian aza muri SKFM. Uribuka ko n'ubundi Lorenzo yari amaze igihe ashyizwe mu cyitwa muri kiriya kiganiro bakora cyane mugoroba kuri Magic FM, Magic Lineup niko cyitwa, yakoranaga n'ubundi n'abarimo Rugaju Rigani n'abarimo Aimable Mbappe. Ayo rero niyo makuru ahari, ubwo byumvikana ko bagiye kubisikana rwose. Ariko kandi hari indi nkundura yo gufunga abanyamakuru bose bafite aho bahuriye n'amafaranga ya nyamukandagira. Amafaranga y'abajenerali ntago wayarya gutyo gusa ngo baheze. Nyuma rero yuko witwa Jangwan atawemo, witwa Rugaju Rigani nawe bakamutamo, ubwo ndavuga mu maboko ataraye, witwa uriya mukobwa nawe bamufunze. Ubu ngubu rero uwari utahiwe n'uwo bita Rikari, Ishimwe Rikari cyangwa se umutasi Rikari kabisa wa SKFM, niwe rero wakurikiyeho. Ku munsi w'ejo ngira ngo yari yabanje gukora igisa no kwishinganisha, arabanza avuga uko bimeze, yavuga ko nawe nyine bamuhamagaye, ariko yagaragazaga ko nyine watabirimo, ngagerageza no kwerekana itike y'indege we ko yagiye ku giti cye. Ariko mu by'ukuri n'ubundi byarangiye nawe bumugezeho, kuko ubu tuvugana nawe ngo yaraye mu maboko ataraye. Ntabwo inkuru ikiri imbarirano, inkuru yabaye ikimomo, yamaze kuba nawe atabwamo muri yombi mu maboko ataraye, akaba nawe yagiye kugira ibyo abazwa. Gusa ariko witwa KNC imfura y'iwacu amaze gutangaza mu kanya, nawe yakoze operasiyo yise ngo operasiyo Sosoroka munsi y'igitanda. Ushobora kwibaza impamvu y'iryo zina. Impamvu y'iryo zina nuko ari gusa n'ukanda ababaza kuri Rikari, avuga ko ngo yihishe, ngo yabanje ngo gutongana ngo nako ngo kubwira nabi abamuhamagaraga. Ni umwe mu ba generali bamuhamagaye, ni generali ni koloneli, sinibuka ukuntu Kenisi yabisobanuye. Avuga ko ari gusa ni umwe mu bayobozi bakuru b'ingabo, bo ofisiye bakuru muri RDF, ngo wamuhamagaye amubaza nyine ashaka kumubwira ngo yitabe aze nawe bamuganize, bagira ibyo bamubaza kuri icyo kibazo. Ariko ngo umuhungu ngafunga umutwe, ngavuga nabi, ngashaka kubabwira ngo wapi, ngo nago nabitaba ibiki n'ibiki, ibintu ngo birakomera, ngaza no kuri radio bivugaho. Ariko nyuma ngo yaje kujya kwisha munsi y'igitanda, amenye ko bakomeje kumushaka, ngajya kwisha ngo munsi y'igitanda, ngo ngaritsimba kabisa. Kuntu umusaza yabivugaga Kenisi, wumvaga nyine ko byasaga nko gutebya, ariko nanone we akumva arakomeje cyane, akavuga ko ngo byabaye rwose ko amakuru ayifitiye, ndetse ngo aho munsi y'igitanda ngo ariho bamusanze, ngo bamusosorayo rwose. Ngo umutasi ngo yibagiwe ngo yarihishe, ngo ariko yibagirwa gukuraho telefone, ngo baje rero kuyitrackinga bamenya aho aherereye, ngabona bamuguyeho, ngo bamusosora munsi y'igitanda kabisa, ngo bamutwara gutyo, nyuma yuko ngo yari yanze kubitaba rwose, yanze kujya kumva ibyo bamushakira. Gusa nanone ntago ibyo Kenisi avuga twahita twemeza koko ari byo, kuko nanone turabizi ko bafitanye ibibazo bikomeye cyane. Inshuro nyinshi bagiye batana mu mutwe, ko rabizi Rikari yabanje gukorera Kenisi agira aramwirukana, ajya kuri Fine FM,
baraserera bakajya akora ibiganiro byinshi, ama operation kuri Gasogi, ayivuga nyine mu ibitagenda neza. Kenisi rero akarakara bagashwana bya kenshi, Kenisi akakunda kumwiyama, mbese bafitanye bifu nyine itarangira y'igihe kirekire. Kuba rero Kenisi yaza nawe niba yari yarabuzamufatira akaba yahabonye, none abonye uburyo amugiraho ijambo nawe akaba yamusesengura, akaba ari kugerageza kumukandiramo, nabyo twabirebaho kuko birasa naho rwose uburyo ari kubivugamo wagira ngo yabyishimiye, sinzi, wagira ngo nanone ashaka nyine uburyo ari kubivugamo uri kumva ko bishobora kuba ari gushyiramo amakabya nkuru, ariko ntago nanjye mbihamije kuko sinzi niba ibyo Kenisi avuga ari byo cyangwa atari byo. Gusa biramutse ari byo nyine cyaba ari ikibazo gikomeye. Gusa nanone biramutse atari byo, wenda Kenisi ari kwishyiramo amakabya nkuru ye, ntago byaba ari byo, ntago byaba ari byiza, kuko umugabo mbwa ngaseka imboye niko bavuga. Kandi aho umugabo mugenzi wawe ari aguye urenzaho utwatsi, niyo bwo mwamufitanye ibibazo, ntago ari ngombwa ngo uze umukandira ahababaza ku karubanda. Ni bimwe bya Lorenzo n'ubundi nawe abantu bakomeje kumubwira bavuga bati ibyo byo kwishima kuri Rugaju ubwo kuko yafunzwe, nubwo mufitanye ikibazo, nubwo yakwirukanishije, ariko uburiya gufungwa ni ikintu cya danje gikomeye. kandi buri wese ubundi banavuga ko ngo nta mugabo ujya upfa gusaza adafunzweho na gato, yaba arengana yaba atarengana. Ubwo rero kuba wabona mugenzi wawe afunzwe ukaba wakurira ku bibazo mufitanye ukamushinyagurira cyangwa ukamuvugiraho, ntago ari ibintu byiza cyane na gatoya, kuko anytime aho biba bishobora kuba byakubaho. Ibyo rero byakomotse kuba ejo uwo bita uyu nguyu Lorenzo yaranditse avuga ati harya ngo ku Murindi ngo byagenze bite, ashyiraho n'utu emoji duseka cyane, ahita ashyiraho ibintu bya karma, ngo karma is a bitch, sinzi niba nibuka, avuga ngo karma iri gukora cyane kabisa muri iyi minsi, ntago iri gutinda kwigaragaza, ntago iri gutinda gusubiza, ntago iri gutinda gutanga resulta muri iyi minsi. Ubwo nyine yashaka kuvuga ihame rya karma rivuga ko ibyo ugiriye mugenzi wawe nawe ejo bikubaho, niba umugiriye neza nawe ejo ugirirwa neza nawe, cyangwa n'undi muntu niba umugiriye nabi, niba umuhemukiye nawe ejo ntuburundi uguhemukira niba ataba ari we. Mu by'ukuri ni nka kwa kundi bavuga mu Kinyarwanda ngo icyo bibye nicyo usarura. So nibyo ngibyo rero uwo bita Lorenzo yahise postinga, byasaga nkaho ari gukina ku mubyimba Rugaju nyine, nyuma yuko bajyanye ibibazo akirukanwa cyangwa se agahagarikwa, ariko ubwo ni nkaho yanirukanwe kuko Lorenzo n'ubundi ntazagaruka, yaranabyitangarije. Ubwo rero benshi bahise bavuga bati Lorenzo ho ya nanone angaha urakabije, nago wakishimira ko mugenzi wawe yafunzwe nubwo mwaba mufitanye ikibazo. Gusa nanone nuko nguko rero Kenisi nawe birasa naho ariko ubwo buryo ashaka kubigenzamo ngo amukandiremo rishari rikari nako, ariko ubwo reka dukomeze dutegereze turebe uko iri buze kuba birangira. Reka rero nsoreza ahangaha amakuru y'aka kanya nari ngufitiye, nari nje kukugezaho. Ubwo andi makuru ari wagezweho hirya no hino mu Rwanda no ku isi, ndaza kuba mari kugira ngo nyakugezeho. Iyi ni OD7 Talks, kora subscribe niba utari wabikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu n'amakuru asohoka buri kanya tukugezaho umunsi ku munsi, isaha ku yindi. Wakoze cyane kubana natwe.